Wari uzi ko ushobora gukora video nziza mu Kinyarwanda ukoresheje AI iminota 2 gusa? Muri video ngiye kwereka uburyo bworoshye buri wese yakoresha akaba yakora video ku giti cye akoresheje AI. Wowe icyo bigusaba no kureba video kugera ku musozo kugira ngo hatagira ibyo ucika. Nubwo ino video hari ikintu igufashije ukande subscribe ufungura inzogera kugira ngo atazagira video nimwe gucika, ukande like kuri video. Mbere yuko dutangira reka nkwereke video nakoze nkoresheje AI. Yatangiriye kuri 0 benshi bamubwiraga ko atasabigeraho ariko ntiyatsitsente. Uyu munsi yabaye urugero intsinzi nawe ntusikingente. Ikintu cya mbere uraza gukora, uraza kuza muri Play Store yawe, uhita uza muri search, urahita usearchinga ChatGPT, uhita usearchinga gutya. Uri kubona ko niba utayifite urahita uyishyiramo, ariko ngiye kumbwira update, ariko tudashaka ko video irambirana ngenda ahita nkora baka nze muri ChatGPT uko nyifite muri telefone yanjye. Ndahita nzanyifungure gutya. Wobwo nimba ari ubwa mbere uyisizemo baraza kubwira ngo ushyiremo email yawe. Ngewe ikintu ngiye kubwira ChatGPT, ushobora kuwenda ikintu giye kumfasha no kuba ama prompt ya video nifuza gukora. Ushaka ko wifuza gukora video isekeje cyangwa video z'abakinnyi bitewe na video wifuza ndetse zivuga mu Kinyarwanda. Ariko ngewe ngiye kwibwira wenda inkorere nka top 10 za video nashyira kuri YouTube zivuga mu Kinyarwanda ndetse zajya viral. Tukimara kubyandika gutya tuhita tuyoherereza. Uri kubona ko iraza guhita iduha ibitekerezo. Twebwe rero ndaza guhita nzamitereka miteme. Uri kubona ko yaduhaye ibintu 10, ariko ngenda ahita nza niteremi ya mbere. Urahita uzikandeho gutya uyikopiye. Niteremi ya mbere urahita uzikandeho gutya uyikopiye. Tukimara kuyikopera tuzaza tuyibwire ngo iduhe prompt noneho yingiye. Nuwandika prompt yawe ugomba kongeraho ko byibuze iyo video iza kuba ifite amasegonda 10. Tukimara kubikora gutyo turaza guhita tuyohereza. Ndakwereka se ni gute wakora noneho video ku buryo yaba ari n'iminota 10. Uri kubona ko imaze kuduha prompt yacu. Ikintu turata dukora tuza kuri ya prompt tuyikopiye. Nitumara kuyikopiya ubwo tata tuza hano tuve muri ChatGPT dukore baka gutya, tuze muri Play Store n'ubundi tuze hano gutya tugaruke muri searching AI tugiye gukoresha. Turahita tuza dusearching Izimate AI. Izimate iyo ngiyo nanditse aho ngaho. Noneho ko nge nyifite muri telefone yanjye ndahita nyifungura gutya. Wowe nuza kubugezemo bwa mbere ajya kwereka ibintu ugenda ukanda skip. Ko nge nayo isanzwe nyifite nanayikoresha, uri kubona ko bayisobanzana hano. Ariko niba kugezamo hano ikintu uraza guhita ukora, uraza guhita ukanda kwa kano kantu kari hano hasi kano niko uraza guhita ukandaho gutya. Tuzuga kandi ukimara kuhakanda baraza bakwerekana nanditse ngo image to video. Ubwo no gushyiramo ifoto ikaba yagigukoramo video hano wazemo na prompt yayo. Ariko twebwe dushaka text to video. Turahita tuza hano dushyiramo prompt yacu. Ukimara kuyishyiramo prompt yawe turaza guhita dukanda kuri confirm. Uraza guhita ukanda hano handitse confirm. None nitumara kuhakanda turaza guhita tubona kano kantu noneho kari hano kano niko tugiye guhita dukandaho. Hano nawe ugiye kuzuriza ama resolution igihe iyo video yawe iraza kumara. Ushaka kuba uri kwibaza ngo se ko wenda nkongema nifuza gukora nka video y'iminota 10, nabyo ndabikwereka ukuntu wabigenza. Noneho hano ikintu cya mbere turaza gukora, ushaka kuba wifuza ko izajya kuri YouTube, kuri IG cyangwa kuri TikTok, uzugahitamo aspect ratio bitewe n'iyo wifuza. Ariko ngiye nifuza ko izajya kuri YouTube ndakana kuri 16 ubwo ku 9. Ushaka uzugahitamo resolution hano bitewe na resolution wifuza video yawe iraza ifite. Ariko ngiye reka ngumisho yarimo nta kibazo. None ndaza mitemo amasegonda 10 hano ko video yacu n'ubundi twifuza ko iraza kuba ifite amasegonda 10. Tukimara kubikora rero tuza dukananditse ngo hano gutya duhita. Uri kubona ko hano harimo ama AI menshi agiye atandukanye. Aya ma AI za Grok zose uri kuzibonamo, za AI zose zikora ibintu neza cyane. Tuza dukande kuri yambe. None uri kubona ko hano bahise batuzana ngo generate audio. Nifuza ko video yawe iraza kuza nta majwi arimo urakarika kari off. Ariko nimba wifuza ko ya prompt utanze muri ya video ugiye gukorerwa iraza kuza ifite amajwi, uraza gukanda hano handitse on kugira ngo amajwi aze kuza arimo
noneho kuba ko tuba tumaze gukanda ahandi uri kubona ko aya masegonda ayisafamo 10 twashaka ko video yacu iraza kuba ifite, turaza guhita tuza tuyuzuzemo. Hano dufite amaya yatandukanye y'ikintu ukora no guhitamo iyo wifuza. Tukimara kubikora turaza guhita dukanda hano ndetse ngo confirm. Hano baraza guhita batubwira ngo generate, ko tutarashyiramo email barahita batubwira ngo login with Google cyangwa login with email. Byiza no gukanda ndetse ngo login with Google, tuganza tugashyiramo email kugira ngo iya twifuza idukorere video nko tubyifuza. Duhitemo email hano dushaka gukoreshamo, turategereza bitewe na internet dufite email banzi nyuma. Uri kubona ko hano ukimara gushyiramo email bahita bakuzanira kano kantu. Bitubona ngo umunsi wa mbere ufite amakredi 5, umunsi wa kabiri amakredi 15, umunsi wa gatatu amakredi 10, umunsi wa kane n'ubundi na amakredi 10, umunsi wa gatanu uba ufite amakredi 15, umunsi wa gatandatu amakredi 25, umunsi wa karindwi amakredi 50. Ubwo na amakredi ubugeneye uraza gukoresha muri video yawe. None we ntago uhita ukanda ku kantu kagakubo, ikintu uraza guhita witaho, uraza guhita ukanda kantu bita ngo check in. Bita ugakanda gutya, ukimara kugakanda batakorera kantu congratulation, urahita ukanda hano kugakubo. Ukimara kubikanda rero uri kubona ko byanditwa settings bikirimo, urahita uzukana. Uri kubona ko imaze gukanda kuri generate hano yamaze kwigenerating. Ikintu uraza guhita ukora rero, uraza guhita ukanda kuri video yawe mwumve ukuntu imeze. Reka dukande kuri video yacu twumve ukuntu imeze. Ndahita nza nkandeho hano gutya mwumve ukuntu yatangiriye kuri 0. Benshi bamubwiraga ko atasabigeraho, ariko ntiyatsitsente. uri kumva ukuntu Uyu munsi yabaye urugero intsinzi, nawe tusikigete. itukora baka gutya. None ushaka kwidownloadinga muri telefone yawe, ikintu uhita ukora hano uri kubona kano ka download ni kuzuga uhita ugakoraho gutya, ugakora download kajya muri telefone yawe. Uri kubona ko gutya igiye kujya muri telefone yacu, urategerezaho gato bitewe na internet ufite. Utegerezaho gato. Uri kubona ko batubwiye ko gutya amaze kujya muri photo album cyangwa muri gallery yacu. None ushaka ko video iyo utayishimye urongera ugakanda hano gutya, iyo utayishimye bagahita bakugeneratingira indi biterwa na video ushaka. None ku bantu bashaka gukora video ndende bakoresheje AI nka video y'iminota 10 n'iminota 5, ikintu uhita ukora uhita usubira muri chat, turakora back dusubira inyuma. Ku bantu babifuza gukora video ndende tugaruke muri ChatGPT yacu, turazamo hano gutya, tuza hano dukopiye gutya, tuze dushyiremo. None ikintu turaza gukora rero no kuza tukabwira ChatGPT ikaza kudukorera prompt irimo uduce by'ubuze buri gace kakaba kagizwe n'amasegonda 10. Iyo umaze kubikora uko nguko umaze kubibwira ChatGPT maze gukora utwo duce twose ari iminota 10, ariko buri gace kafite amasegonda 10, ikintu ukora usubira muri AI ukagenda uyiha ikagenda igukorera buri gace k'amasegonda 10. Ibyo byose bisoje, ikintu uhita ukora ujya nko muri CapCut cyangwa InShot cyangwa Lightroom bitewe na application ukoresha, ugahita ufata bwa buce ukabushyiramo ukagenda ubuhuza, ukaza kubikora mu video yawe ikaza guhita irangira. Wibutse ni muri mushya kuri YouTube channel yacu ufuza kuzajya ubona izindi video nk'izi, ibukande subscribe ufungure inzogera ukande like, ikindi cyandike muri comment.